Muraho neza, nitwa Anti Nakato Omulonga, ntuye mu gihugu cya Uganda, niho navukiye, buretse ko najyaga nza mu Rwanda gusura abantu baho. Nize mu Rwanda nsubira muri Uganda nshakirayo umugabo. Inkuru yanjye nifuje kuyibasangiza uyu munsi, mwebwe mukorera ku ba Kingdom kugira ngo mungire inama. Inkuru yanjye ni iyikomeye ariko nizeye ko muri bumbera abajyanama. Nashatse umugabo tumara imyaka 15 tutabyara. Nyuma yo kumara iyo myaka yose twagiye tuzana abakozi ariko bakananirwa no kuba mu rugo. Igihe cyarageze mbona ko atari ngombwa ko tuzadutunga abakozi. Umugabo arambwira ati zana abana, reba mu bana muvukana uzanemo murumuna wawe. Nta yandi mahirwe nari mfite yo kuba nazana musaza wanjye kuko nta musaza wanjye n'umwe wabaga waza kuba mu rugo rwacu, ariko barumuna banjye barabyemeraga. Nazanye murumuna wanjye unkurikira bwa kabiri. Murumuna wanjye ahageze atangira kuba inkumi, apfundura amabere, aracya, ahinduka umwari mwiza. Umugabo wanjye ntabwo yabyihanganiye, yajyaga amugurira ibikenerwa byose bitandukanye by'umukobwa akenera. Sinigeze nifuza kubaza ngo kubera iki niba ubikora ukazanira murumuna wanjye umwenda, urukweto rwiza, amavuta meza, amashuri ahenze. Numvaga ko ari urukundo rwa kibyeyi nk'abantu tutigeze tubyara. Hashize imyaka 4 atangira kumubenguka, akajya amufuhira, akamubuza gukunda abandi bahungu, ariko simenye impamvu. Yatangiye kumubenguka, akajya anakunda gukontorora telefoni ye cyane ngo arebe abamuteretare babavugana nabo. Naje kuva mu rugo njya mu butumwa bw'akazi, nsiga murumuna wanjye n'umugabo mu rugo, bari mu rugo. Nagiye mu kazi marayo iminsi 3 yonyine. Naragarutse nsanga mu rugo hari icyahindutse. Nsanga umugabo yararanaga na murumuna wanjye. Mbona ko mu buriri hari amashuka yahindanye. Nta yandi mahitamo nari mfite yo kubaza umugabo ngo byagenze gute. Naketse ko yaba yaje yasinze akaba yamennye inzoga ku mashuka. Bwarakeye ntangira kubona impinduka, akajya asanga murumuna wanjye mu gikoni atetse, akamusoma, akamuterura ndetse akamuheka. Si ibyo gusa kandi nagiye mbona impinduka zitandukanye. Twaba turi ku meza akifuza gusangira na murumuna wanjye aho gusangira nanjye. Haciye igihe kitari gito, amarangamutima yanjye akajya ambwira ngo nyamara hari ibyo utazi bibera hiherereye. Naje kujya gusenga, bagira ngo nagiye gusenga, ndongera ndakata ndagaruka. Mu kugaruka nsanga bakibikingiranye mu cyumba cyanjye. Nahagaze ku rugi ndaceceka ndatuza, ntega amatwi ibyo barimo kugira ngo numve ese ni ibiki bibera hano iyo ntahari. Nkumva aramubwira ngo ndagukunda kandi ntabwo uzava muri uru rugo, aho kugira ngo uruvemo mukuru wawe niwe uzaruvamo. Ako kanya nkibyumva nahise mera nk'usaze, amatwi yanjye yumvise, amaso yanjye azenga amarira, mfatwa n'ikiniga. Ntabwo nabashije kuvuga, ntabwo nabashije gukoma. Babaye mu cyumba, ndagenda nkora imirimo yo mu gikoni batazi ko naje, ntegura ameza mu mwanya we, ndaza ndakomanga ku cyumba. Umugabo bari usohoka, ndamubaza se murumuna wanjye ari he? Arambwira ngo ntawe uhari, hari ahantu yamutumye. Ariko murumuna wanjye yari amusize mu cyumba ari kuruhuka. Haciyeho akanya gatoya numva nkeneye kujya gukora dushe. Nagiye gukora dushe, nagarutse kuryama nk'umuntu uvuye muri dushe ngo aruhuke, n'ikiniga nirirwanye. Nsanga murumuna wanjye ari ku meza n'umutware wanjye arimo amutamika, akamusoma ku gahanga, akamufata ku kiganza, akamubwira ko amukunda. Ibyo byaciyemo nkumva ko ntafite imbaraga zo kubibwira ababyeyi.
uwo nagishije inama wese yarambwiraga ngo nuko zubakwa nkaguma mu rugo ariko mfite igikomere ku mutima. Bantu banjye, hey tuzedi, nawe hero tuziro, ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora. Uko bwije nuko bukeye umugabo wanjye najyaga munazanira murumuna wanjye utuntu dutandukanye turibwa, nkavuga ngo buriya yumvaga dushatse, bakambeshya ko murumuna wanjye arwaye igifu kumbi yarasamye. Byaje gutinda biragera, inda irakura ijya hanze, ijya ahabona buri wese arayibona, ariko muri uku kujya hanze buri wese ayibonye nta yandi mahitamo nari mfite, ntacyo gukora nari mfite, nta n'icyo kuvuga nari mfite. Amaso yanjye azinzemo amarira, njyana murumuna wanjye kubyara nk'uko abandi babyeyi bose babyara. Agiye kubyara abyara umwana usa n'umugabo wanjye. Mvuze nti se ko wabyaye umwana usa n'umugabo wanjye, bantera utwatsi. Nta yandi mahitamo nari mfite icyo gihe, narakomeje ndashinyiriza ndihangana. Umubyeyi avuye ku kiriri, natunguwe no kubona umugabo wanjye amujyanye mu cyumba twarara. Abantu mwese mudukurikiye kuri mu rugo rw'amahoro, inkuru y'uyu muntu mwayumvisha, noneho turimo turagira ngo uyu muntu tumugire inama. Incamake ntabwo turi buyisubiremo ngo tugire ibindi bintu ngo tubabwira, wapi mwabyumvisha. Ahangaha twifuza kugira ngo uyu anti na katongori umuriwoga, uyu muntu watugishije inama, turimo turagira gufatanye tumugire inama. None wamugiriye inama? Niba hari inama ufite wamugira, andika muri comment, hanyuma uyu muntu tumfasha. Uzi inama namugira. Nubwo bavuga ngaho yaciye ntago waca urwango, ariko kugira ngo azabeho yiyahuye cyangwa azapfe yiyahuye ari muri urugo rw'uyu mugabo, yahaguruka akitahira cyangwa akajya kugerageza ubuzima ahandi. Rega iyo ubuzima bumwe burangiye ahandi, hari umuhanga ujya uvuga ngo imodoka ikoze impanuka, urumva, uwukorewe impanuka iyo uza kumukura aho ngaho n'indi modoka, icyo gihe nacyumvise. Iyo yakorewe impanuka ntabwo ari imodoka. Iyo gukoresheje impanuka n'ubundi uvuga ngaho ukoresheje ujyanywe n'indi modoka, bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ikibi wahura nacyo ariko hakaza ikindi kigutabara gisa nacyo. Kiri umuntu anti na gato umuronga, ndamugira inama yo kwigendera. Ariko mbere yuko wenda tumugira inama yo kugenda, reba nawe ariko ntabwo yarebye kure. Wenda amakosa yaguyemo nayo twayavuga kugira ngo tuzagira abandi bayagwamo, kubera kwizera mu yarashatse, amaze gushaka azana murumuna we mu rugo rwe, akuramo umugabo wamureba. Ariko ibintu bishobora kuba byanatangiye na kera, umukobwa ataranasirimuka ataranakaraba, ahubwo kwa kunda kuko urumva yagendaga amufuhira. Mpamya yuko kuri ubu ngubu, ubundi hari abantu bari bafite, njyewe hafi y'iwacu hari umusore wigeze gusaba umukobwa, sinzi ahantu yaramukuye, abantu yaramukuye ngo bagiraga umuco nguko ujya iyo ushatse baguha murumuna wawe akajya kugira gute ari kugutinyisha, ni ukumwarika. Noneho rero ibyo bintu byanakorerwaga aho ngaho mu bukwe, mu bukwe aho ngaho bakagira gutya bakamushingira, bahise bagahita bamwerekana murumuna we akavuga ati azagutinyisha, azakwarike. Noneho rero ugasanga baguhaye umugore, baguhaye na murumuna we. Rero mpamye ko ubu ngubu kuri ubu ngubu uwo muco ndibaza ko nta n'uwawugira. Uwo muco sinibaza niba hari umuntu ushobora kuba yawugira. Ibyo bintu bibaho. Ubu ugafata, ubu birashoboka ko washingira umuntu, barangiza kumushingira ugahita unamana murumuna we bakajyana. Uwo musore uzi ikintu uba ukoze se, ubugabye abari babiri, uburyo butanze abagore babiri, uburyo butanze babiri. Icyo gihe twasigaye tuvuga ati shati bamuhaye n'inyangezo, noneho bamuhaye wundi kari agakobwa keza kurusha na mukuru we. Inyangezo urumva nyine ntago zabura. Rero turavuga tuti bamuhaye n'inyangezo kabisa.
ubundi hari ikintu abantu baba badakwiye kwinjiramo, ibintu by'abantu bigira ngo urashatse ngo uhirikiranye na bene wanyu, ubundi ubu bajyana ariko se ubundi ibyo ngibyo byaje ryari? Jewe iyo kari ugukurura ibi bintu uyu muntu harya muri Namaronga yitwa ngo Anti na Kato Omuronga. Yego. Uwo Anti rero ibibazo yagize pe nubwo ntabwo twamucira akaruteka kuko yabigizemo uruhare, ariko umuntu twumva ahangaha mu ugiye kudufasha kumugira inama adufashe ntazagire gute, ntazagire umuntu ubikora. Ubuze wajya gushaka umuntu none ukanyikurikiza na nk'ubu nawe none wanapfunduye amabere wapi pe. Reka dutegereze none ugasanga birakubita nuko n'umugabo adakunda kuba hehe mu rugo. Ese umugore wenda afite akazi adakunda kuba mu rugo, shahashya pe cyane rwose. Kuko kuri ubu ngubu utu dukobwa duto hari naho usanga tunarusha gutanga keya abamama bubatse cyane rwose ko nta kintu uregana, ntabwo baba bafite kwibombarika. Hari umuntu nabonye ari kuvuga ati rero buriya abantu abamama bakuze mwamaze kuva kuri pose, ati hari akana kaba gafite ibiro 10 kaba kihengeka kakihengekura gafite ibiro 10 ariko ubwo rero nyine bari umuntu abanye umuntu imukabazana mu ngo zanyu. Ntabwo byari ngombwa gusa ubuse no mubyeyi tumubwira ngo icya mbere muri umuntu nawe yaraje uyu mumama Anti yabuze urubyaro, yikurikije murumuna we akora umuti urugana rubyaramo, amaze kurubyaramo kandi umugabo ikigaragara nuko uyu mukobwa byumva kubera nkuko murumuna we yabaga muri urwo rugo nawe urumva ko ngo bamuhaye icyumba cye murumuna we yararagamo, murumuna akajya mu cyumba cy'umugabo mbese icyumba cy'umuryango cyagiyemo murumuna we baragicuranga icy'abashyitsi baracuranga. ahubwo njye navuga nti niyigumire hariya yibere iki, yibere nk'umukozi wabo mu rugo ngo shaho navuze nabi pe yego nyine abanye bamutekamika yicara aho ngaho afashe murumuna we kubaka urugo ajya mu gati bige rero uriya mugabo murarana njyewe nabigenzaga gutya nawe jya ubikora. Njye nikigera umugabo azajya ahindukira mu buriri bubiri kubera ko ari mu nzira bizajya bikora ku bagore bamwe, ariko ziburiye umuriro wakaka ntabwo wakaka. Itone mwereke niba hari ikintu kiba mu bagore, abagore bagira ishyari buryo ni ukuri babana mu nzu mwese, abagore bagira ishyari noneho kuva babana mu nzu uzi ko byarangira icya mbere wibuke ko ari abavandimwe, uzi ko n'abavandimwe bazirana, uzi ko n'abavandimwe bazirana, ndabizi ko abavandimwe barazirana. Rero njye ntabwo namugira inama yo guhama muri urwo rugo, kandi ikigaragara nuko uno mugore afite ikibazo kandi koko cyo kutabyara, afite ikibazo cyo kutabyara kandi murumuna we arabyara, yaje mu rugo anarubyaye. Ahubwo njye namugira inama yo kugira gute, yo kuba yagira gutya akanahava akagenda akababisa akazashaka undi mugabo akababisa yazagenda akajya kwivuza. Kandi uyu mugore kubera yuko kwa muganga bamubwiye ko ari muzima n'umugabo wari muzima, njye naketse ko umugabo atagezagayo. None se kuki murumuna we yabyaye kwa muganga babwiye ko ari muzima? Nyine hari intanga ziba kure n'intanga ziba hafi, hari imyaka umugore ageramo akagira intanga ibyara ikaba iba kure, urumva bigasaba guhozaho, utahozaho ukajya bikajya biba ariko ntagire ibiki ntasame. Ese abantu badukurikiye koko uno mu mama twamugira inama yo guhama muri runo rugo, uru rugo ruhamemo, uru rugo harimo abantu bishimanye barimo kwikinira utuntu tw'abana, barimo gutamikana uyu mugore agize amahirwe kubera ko umugabo atagiye mu bandi akajya kuri murumuna. Buriya rero niba hari ikintu kibi
buriya umugore aho kugira ngo yumve ngo waryamanye na mwene wabo murumuna we yakumva ko wagiye mu bandi. Oya abagore niko bateye. Uyu nguyu ntabwo asebeje umuryango yashatsemo umugore, kuko ahubwo bazavuga bati yashimye abakobwa bacu bose yifuje kubabyaraho. Wowe wamugira inama yo kwama muri urwo rugo, yo kumugumamo bose akajya bakorera ibintu. Njyewe rero nkurikije kuna abavandimwe bazirana, abavandimwe barazirana kandi abavandimwe baziranye bakarugana, byaba biri hata cyo kora. Niba abona yuko nta kundi yabigenza, muri hari ukuntu ugeze mu myaka ukabona none kwibana ntubyara, wenda ntubyara nta n'undi wenda mugabo uzaza ngo agushyire mu rugo, niba baramubwiye ko ari muzima yakemera agahama muri urwo rugo, ariko akabiganira na murumuna we akavuga ati waje hano uje kuntinyisha, niba ari ugutinyisha niba ari ukwarika, none byarangiye umugabo wanjye akubengutse, ntabwo nifuza ko watandukana n'umugabo wanjye, ariko se nta kuntu twabwira umugabo tukaba mu maga atandukanye, wenda umwe akamukodeshereza, ariko noneho bakaba batuye mu nzu zitandukanye, ariko gutura mu rugo rumwe. Wenda umugabo mu minsi 7 igize icyumweru ntiyazajya muburiramo 2, cyane ko yaba umeze nk'umurimo utaruhuka utera. Ariko iyo amasezerano bagiranye akayubahiriza, uzi buriya ibibazo byo kuba udafite umugabo waramwigeze, umubiri uraryana, umubiri ushobora kukurya. Nta usanga umuntu yarageze akerura ukabona ameze nkaho yabaye indaya yicuruza uwo ari we wese amutahira, ariko kuba ufite umugabo ukwitirirwa biba ari amahirwe. Ukwitirirwa gusa, ukwitirirwa uzi ko bituma abantu batanagusuzugura. Nta muntu uza mbese nuje ase yikandagira abagore bafite abagabo ntabwo tuvuze yuko batabatereta, barabatereta. Oya ntabwo barabatereta, ariko babatereta mu ibanga rikomeye cyane, nabwo akaza afite ko ari buhabwe igisubizo kirenze kimwe, mu gihe ahandi wavuga ati runaka azaba umugabo agira uko byara kose ntabwo yabara kunyakira. Urimo urumva? Rero njye ntabwo namugira inama nanjye, ahubwo batandukanye ibintu by'amazu, byibura abatuza ahantu hatandukanye. Ahubwo njyewe inama nabagira, reka turebe abantu mudukurikiye, inama zanyu muzagira umuntu muri comment, natwe tuzazubahiriza. Kandi none izi nama nawe byibura zazamugira akamaro, andika muri comment n'umuntu tumugira inama Anti na Kato Umurunga. Murakoze.